ibintu byose muri equipe ni jewe ari abakinyi bagiye babaza njyewe ari n'umutoza nta n'umuntu yabyigize nk'umuyobozi nka chairman wa equipe umusaruro mwiza n'umubi wa equipe wose ugomba kubazwa njyewe. Ekipe ya APR irahaguruka mu kirwa kuri wa gatanu inagereyo kwa gatanu yerekeza mu gihugu cya Tanzania ishamaza igomba gukina umukino ukomeye cyane ekipe ya Azam kuri Azam Complex bakina imikino yibanze ya CAF Champions League. President atangaje ibintu bikomeye cyane, Taifa Bruno yamukiritse amushinza n'ibintu biremereye, nza kugaruka mu kanya gato n'izindi breaking news ziri kuvuga muri ekipe ya APR before yuko ikina umukino ukomeye cyane nyina ekipe ya Azam. Stay tuned T-Station man. Oye nibyo nago wibeshye, Ishoti TV niyo televiziyo rukumbi hano mu Rwanda ikora kuri murandasi ikugezaho amakuru ya siporo kandi kujya Ishoti TV tuganira n'abanyirabyo ugasobanukirwa igwa n'igurisha ry'abakinnyi. Akarusho twihariye nuko tubogereza shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda, Rwanda Primus League, mukamenya amazina y'abakinnyi mukunda hamwe n'umunyamakuru wacu Tuyishimire Anastasia aka T-Stash, Teacher Stash, mwarimu w'imikino. Umupira wacu siporo y'u Rwanda. Muhire Kevin Internationali barafinda baba George yakwizera drive sabu shot kabisa. Ndagushimiye kandi mwifurije ibihe byiza, reka nizere ko umeze neza cyane. Nkwaye kazi kuri chaîne ya YouTube Ishoti TV tugaruka ku makuru ya siporo yo mu Rwanda ku maklub yanyu mukunda. So ni munyemere tuzamuke muri ekipe ya APR FC turebe breaking news, turebe ni iki kivugwa mbere y'umukino ukomeye cyane bagiye gukina ekipe ya Azam hara mu gihugu cya Tanzania mu gace ka Shamazi kuri Azam Complex. Habaza bakina umukino w'ibanze, mu byukuri barakina imikino y'ibanze ibiri. Ubwo match rero ya Ale bazayikinira hariya kuri Azam Complex, ni ikibuga cya ekipe ya Azam FC sanzwe ikiniraho. Turakotinga umuvandimwe Taifa Bruno n'umunyamakuru wa siporo hano mu Rwanda, mwamenye kuri 10, mwaramenye kuri Stick Radio, umenya kuri Fine FM, ariko uyu mutarama akaba yibereye muri United States of America ari gukurikirana gahunda ziye zitandukanye muri Amerika. Ntabwo tubizi, ahubwo ndibuze kugaruka ku magambo yatangaje atangariza kuri Fine FM kuri ekipe ya APR afata ne ekipe ngakunda, ne ekipe afana yarenze ku bibyo byose, ahubwo ekipe ne ekipe ubwo y'umwanzi cyangwa umuvuze nawe uvuze nabi ekipe ya APR. Taifa Bruno turaza gukotinga bimwe yavuze, then namumbwire uko mubyumva, niba mu byukuri ari hafi y'ukuri cyangwa se ari kure ya realite ihari. Namwe muri abanyamupira mukunda ekipe kandi mu ubuzima bwayo murabubona mububamo. So ndagaruka kuri chairman Colonel Richard Karasira president wa ekipe ya APR FC n'amagambo yatangaje kuri mugoroba, ndetse anemera icyaha mu byukuri avuga ko ekipe ya APR buri kimwe cyose cyaba kubakinnyi ndetse n'abatoza ari we bagomba kubishyiraho, ariko kuri nabyo kameme situ ubwo ngubwo ibi byose twaza kubijyanisha kugira ngo dukavaringe iyi minota rwose itageze muri 10 ningahe, ariko tugire information ndakubita n'izindi updates zikuvuga mbere yuko ekipe ya APR mu byukuri ihaguruka ku munsi wa gatanu. So mbaye ikaze nyine Tuyishimire Anastasia, ndabakunda cyane, nyita T-Stash, Teacher Stash, ngiye mwari musigaye mu Rwanda abandi basubiye ku ishuri. Guma hamwe rero tuganire muri iyi minota mike cyane. Reka duhere kuri aya magambo Colonel yatangaje. Richard Karasira yatangaje amagambo akomeye cyane yarasanze ikipe ya APR mu myitozo, nyuma aza gutangaza amagambo akomeye mu byukuri avuga ko ekipe ya APR yaragayitse imbere ya ekipe ya Police kuba twari igikombe cya Super Coupe. Ne ekipe yari maze igiye mu myiteguro ikina imikino mpuzamahanga gukina n'ama ekipe akomeye cyane, ama ekipe yo muri za Sudan, ugakina ama ekipe yo muri za Uganda. Twaye ayo n'ama ekipe aba yarabaye champion mu mwaka w'imikino gatsinda ama ekipe yo muri za Red Arrows niyo yabatsinze. Ariko ekipe nabwo kuri penalty ekipe ya APR yari ifite urwego rwiza cyane mu byukuri, ntabwo ari buze guhita wiyumvisha uyu ekipe ya Police yazanye ibarushe. Nibyo baranganyije batsinda kuri peno, bakomeza kuri penalty kuresha, ariko Police yari yabakinnye byamubabaje cyane. Ati ni igisebo Febrasi iteye ubwoba cyane kuri ekipe ya APR, ariko amakosa yose ati ngomba kuyakira mukabinshyiraho haba ku mutoza ndetse n'abakinnyi twaguze. Mwavuga ngo abakinnyi bari ku rwego nibagize iki, ibyo byose ninge biriho. Biriya nyine ni nka president, ababivuze nka president niwe uhagarariye ekipe, niwe buri gikorwa cyose kibaye niwe ashyiraho sinya ati iki gikorwa uyu mukinnyi tumusinyishe. Yes of course, nubwo hari abandi bashobora kuba bari kubikora, hari abandi babikora nanubwe nawe abagura nibyo, ariko niwe atanga
no the final confirmation. Hari abanyamakuru bavuga muri equipe ya APR bayifasha ngo barukudi ariko ukareba ikintu bayifashije ugasanga icyo kintu nacyo ni amafaranga bishakiraho amakomisiyo nabo ba agent, ariko hari icyo yakora n'abanyamakuru n'ibiki ugasanga ni komisiyo barazana umukinnyi ba miliyoni 90 ni amafaranga menshi cyane. None igitangaje bari abakinnyi ba equipe ya APR aho bavuga ko equipe ya APR bayibye, equipe ya APR ifite abantu bari kwinyunyuza, abantu bari kwikura business zabo bakazana abo bantu, yego abantu ni beza ariko siyo mafaranga bakaguzwe. Equipe ya Mukura bura baguza ahantu hamwe muri Ghana, abakinnyi bavuye muri Ghana. Reba bari abanuze bari aba Boateng Adime Boateng ura mwata ko equipe ya Mukura baramuzamubona twika muri champion yabo muri champion niwe atsinze ibitego byinshi 14, niwe yabaye wa kabiri second top scorer muri club yiwe. Ubwo rero umukinnyi nk'uwo bamuguze zingahe nawe zirenze zijya no mwico ramputa mukubye nk'inshuro nk'icumi, amukubye nk'inshuro nk'icumi. Bavuga ko equipe ya APR yakozwe mu mufuka. So ibyo ngibyo byose rishara avuga ko nyine ari amakosa, yego hari kuba warize abantu kabegereza ukagira iki, ariko nekereza ko ukuri kugenda kujya hanze kandi ukuri kuratsinda cyane. So namwe ngo mufite uko mugenda muyibona, niyo mpamvu tugomba kuganira tugeze hano. Ndavuga ni reka tuganire namwe mutanga ibitekerezo byanyu bijyanye nuko mubona situation, nuko mubona equipe iri kugenda ibaho survivinga muri ibi bihe bitoroshye kandi igomba kwitwaramo neza cyane. Urumva tugeze muri cya gihe gikomeye kuvuga ngo uri gutegura umukino wa equipe ya Zamu, ni imikino mu by'ukuri ubunyotewe. Equipe ya APR hori nyotewe amatsinda, ibi byose ikora igura abanyamahanga bahenze no kugira ngo izagire mu matsinda, kugira ngo equipe ya Rayon Sport yahageze ikagomeza ikina ku mubyimba iyereke ko bishoboka kandi yanagera ikanagitwara, kandi APR kuko ibyo bintu yabishobora. Ibi byose yakoze rero itegura imikino yose n'ibi bya Super Coupe, impamvu bitari kwibabaza cyane nuko ifite irushanwa kandi ihaye agaciro, isa nkaho ari ryo rushanwa itaragera kure hashoboka mu marushanwa yose yakinnye. Ibiye ko mu Super Coupe ni ifite byinshi kuva muri 2022 itsinda Rayon Sport 2-1 ndabyibuka, ukazamuka muri 2023 kugeza 2012 ntago iyo mikino yabaga Super Coupe. 2013 equipe ya kagarikwa na Zais Kigali, nyuma APR none kongera ikazi gakubita igakubita za Rayon umva rero yigaranzuye ejo bundi muri 2023 batsinda 3-0. APR ariko muri imyaka 3 nanone kuri Super Coupe rwose asufuye kuri AS Kigali, sufura kuri Rayon, sufura kuri Police. Ariko ibyo ngibyo nagari ikintu gitangaje kuko ibyo ngibyo nagari ikintu ibirarike cyane ihanze amaso igikombe cya CAF Champions League yagira amatsinda byaba ari sawa cyane, ariko inagitwaye byaba ari sawa kurushaho. Equipe ya APR mwebwe muyibona mute rero? Muyibona mute? Bijyanye n'uburiki mu by'ukuri imikino irangije mbere yuko yerekeza mu gihugu cya Tanzania, equipe ya APR uyibona ute? Uratanga commentaire yawe ko bishaka. So reka tugaruke rero turebe kuri uyu muvande before ko mitangarwa ku mukino n'ubundi nigiye bari buhagurukire mba updating buri kimwe cyose. Ubwo reka mbanze ngake kuri Taifa Bruno yageranye ikiganiro na kuri Fine FM mutarami bera muri Amerika, yakoraga muri rwa rukiko n'ubundi, ariko biza kurangira yigire muri Amerika bona Horace. Rero bajya bacishamo kamuhamagara n'umukunzi wa equipe ya APR, ni umuntu yobamo cyane ajya natangaza uburyo cyo ashyira ukuri hanze kubitira ikinyuma kumvuga na cyo yikeka rwose nicyo kintu cyiza. Ariko bano ba diaspora bageze hanze baravuga ko ariko sha uzareba no batipi bose bavuga kuri social media bavuga bakavuga nibyo bishakiye ntacyo batinya. Buri ugeze hanze ubona freedom of speech, ni ubona ko ikora. None urazi kuvuga uzi nta muntu wagukora, uravuga ati ngiye ndavuga buri kintu cyose mpfa kuba ndi kuvuga nyine nsatira ukuri. Ni hari ukure erega, hari ukuri utashobora kubwira umuntu buri mu bantu. Uzari abantu iyo bakundana mwese mwegeranye, urumva relation yanyu muregeranye, hari ikintu ndashobora gutangaza mu gihe mukiri muri iyo relation. Uzaribi abana amaze gushwana ibintu byose bijya hanze, ukumva nini urire ukumva uri free living nka bacteria big task, ukumva nta kintu bikubwiye ukavuga. Bana abantu rero bageze hanze abumva ukuri kose yakuvuga. So umuntu bita Bruno afasha umuntu bita Anta, aravuga ati wowe wavuye muri Rayon ujya hehe usoma godio z'abakinnyi wenda kuzica ugira iki, ari amabura kinda ari amaco yinda, wowe urinda kuza kubwira APR.
ati bano bakinyaye ku rwego urinde kuza kubigira pro urinde wowe urinde timushaka abantu uvuge baho amafaranga kumureke kwicira ibintu abantu uraza ukavuga umukinnyi ukamutaka ukagira iki so nitangaza muko natwe nago turi one navuga ko nago twifia so rero ibi bintu iyo bijemo na media n'ibiki ababona ni bagenzi banje nta bintu bya critique nshaka kuzana cyo kumunsi nzaba naba mu diaspora nanjye bo turacyahura zahoza hari ni time twanahura mu kiganiro ariko itangazamakuru naryo rigira uruhare rwose mu kurangiza ebana football rimwe na rimwe mu bundi buryo kabisa yabigarutseho hagaruka uburyo ki equipe ya APR mu byukuri yakozwe mu fuka bakinyi bayigure bari bahenze cyane wari equipe ya Mukura abakinyi babaguze hamwe ugasanga difference iri hejuru icyo kintu ni ikintu kitakigaragara wareba imikino uburyo ki Delkonovic ku mutozo Delkonovic ubushobozi buri hasi sinzi namwe nibwo mwabyumvishe mu bigano byiro bicaca kumwe mwambaga mwagiye mu byumva we reality yawe ni yihe nk'umufana equipe ya APR kunzi ni yihe reality ni yihe icyo nicyo nshaka kumenya kabisa kugira ngo tujye tugendana ibintu twese tubigire mu ruhare kabisa equipe ya APR iraziriki Delkonovic nibyo akinisha abantu banyamahanga warabona ko batari ku rwego nyamara twebwe turi hanze y'ikibuga tuvuga ati umuntu azajya ku rwego ryaratakinnye urwego rarupimira mu myitozo mushyiremo tumubone imbere y'amaso y'abanyarwanda bakunda football Chiedebere Johnson tumubone Godwin Odibo tumubone tumwanalize 3 dimension tumujore right so ibyo rero ntabwo byigeze bikorwa gusa nekereza ko ubuyobozi bwa equipe ya APR na Richard njye mubonye katishimye ibintu binabivuga atishimye Delkonovic ntabwo yishimye arabisika abanyarwanda atamwishimiye equipe ya APR idakozereza ritahita bahaye ikintu kizimita idakoresha abakinyi babo mbabarira baragucira ewana bagushyira hanze baba bagukipinga mikisi ntabwo bishoboka barababaye cyane rero nekereza ko match ya are igiye kwahuza na equipe ya Azam igiye kuduhereza ishusho nyamara hari umuntu abonye ashyira akagrafika hanze avuga ati ninde mutozo mushobora kubona zirukanwa mbere equipe ya APR iri mu equipe kabisa ashobora kuzirukana umutoza mbere kabisa Delkonovic simbona arangiza iyi Fezari akomeje ibi bintu mbabarira cishaho uramucishaho pe kirama abantu bira byose byake byarabaye imbere ga amakosa yose nagazajya gukosorwa kwa Azam nizoza muzajya kugerageza abantu utakoresheje umukino wa gishuti nyine hari ikintu kikwisoba kukigara bikanga bigasaba ubwo myugakora amakosa yes that is the reality so ubwo rero muragenda namwe mutubwira buri ki mu byumva equipe ya APR FC rero twihutishe cyane kugira ngo muri mu minota mike cyane iraza guhaguruka kuri wa gatanu mu gitondo n'ubundi bwizagerayo n'ubundi hakiri kwa gatanu ni difference y'amasaha gusa umunsi uzaba ukiri umwe bagende batuze rwose ku gatatu akora imyitozo then ku cyumweru bakine umukino ukomeye cyane n'ikipe ya Azam ku isa 11 ubwo ni 12 mu gihugu cya Tanzania hano mu Rwanda ni 11 tuzatwabukiriye natwe turi kureba match highlights nzazibahereza ku gihe buri kimwe cyose cyazaranga umukino kabisa mwaremenyera hano kuri chaîne ya YouTube yanjye niho usanga ama highlight ibitego byogeje neza cyane kabisa ndayibogereza ngo njyanga bisubiramo ibintu bikaba bimeze neza cyane eka abisa so nkuko bisanzwe rero njya hari uburyo kingiyo mpanye n'abantu bangiye baba hano kuri chaîne njewe hari uburyo kitubanye wandika izina ryawe ushaka kuba teacher stash mwarimu stash ebana uzatubwire gutyo cyangwa se bizagende gutyo ati twakunze iki ngiki Yesu highlighting ayo mazina nawe ushobora no gushyira amazina yawe ukavuga ati nge nitwa runaka merere hangaha ndabakunda cyane ndasuza umuntu bitajuna kuko nge nabasuza ama video ngenda nkora gake nge nasuza mu nka babiri hari umuntu bita Jonathan haro bita Shaste narababonye cyane kabisa babatera kama abantu babaze umuntu bita Shaste West bamusuhuze ahari hose kabisa umuntu kuyishimye kabisa n'abandi rero mu bikore muri ubwo buryo tugenda tureba uburyo ki tugenda tugabanya ibihe ubundi tugende tubatera akamu kabisa ndabakunda cyane mugire ibihe byiza muhaye muronke Imana ibarinde teacher stash on the mic T on the mic of course I'm the teacher love you and more LSB